ntacyo navuga ubu ngubu ngo uzagenda ukihasanga oya icyo uzahasanga cyangwa ikizahabera bizaterwa namwe nimuharanira icyiza mugaharanira gukundana kwizerana kubahana gufatanya kugira ubumwe ibyiza muzabibona muri urwo rugo ariko nibakora ibinyuranye n'ibyo nyine bazabona ibibi mu rukundo rw'abafiyanse cyangwa se abasore n'inkumi barambagizanya ntabwo bikwiye ko batwarwa n'amarangamutima niyo uri umujene wenyine utarafata n'icyo cyemezo uba uhura n'ibibazo ari umukobwa yahura n'ibibazo umuhungu nawe ahura n'ibibazo nkanswe abantu babiri bagiye kubana barakuriye ahantu hatandukanye icyo gihe muba mwihenda kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube ni inzira iboneye official mu biganiro byinshi bitugenda tubagezaho yaba ibiganiro by'umuryango cyane ko hari iyo dukunze kwibandaho cyane muri iyi minsi ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye cyera tuganira tukarushaho kungurana ubumenyi mu bintu bigiye bitandukanye kugira ngo bidufashe mu guhindura ubuzima bwacu uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi ku muryango cyane cyane tugaruka ku bijyanye n'urugo hari abajya bavuga ngo urugo ni umushinga iyo bavuze imishinga twumva imishinga itandukanye yo kwiteza imbere yo guhindura ubuzima hari imishinga myinshi n'igihugu kigira imishinga ariko bajya bavuga ngo n'urugo ni umushinga ubwo rero niba iyo mishinga yindi itegurwa bivuze ko uw'urugo nawe ugomba gutegurwa ntabwo ari ugomba gusigara mu bijyanye no gutegurwa kugira ngo turusheho kugira urugo rwiza rero tugiye kurebera hamwe ubundi urugo ni umushinga gute ni gute wawutegura kugira ngo wa mushinga uzagere ku byo wifuza mu gihe uri kuwutangira Samuel Kwizera niba udukurikiye wibuke gukanda subscribe ndetse ujye unasangiza ibiganiro byacu abandi kugira ngo birusheho kubageraho ndetse binabafashe ndi kumwe n'umutumirwa n'umubyeyi ufite byinshi ufite ubumenyi buhagije kuri ingingo tugiye kuganiraho yakoze ibiganiro byinshi cyane ku bijyanye n'umuryango mu bice bigiye bitandukanye yabaye umunyamakuru n'ubu ni umunyamakuru mu bigo bigiye bitandukanye yakoze kuri RBA akora ibiganiro byinshi bitandukanye bivuga ku muryango birumvikana ko rero ari buze kugira byinshi adusangiza ni mama Christine turabakiriye urakoze cyane meze neza ndashima Imana dutangira rero nagira ngo tangire twibaza ubundi urugo ni umushinga gute urakoze cyane urugo ni umushinga kuko urugo ni ikintu kigari urugo ni umushinga kuko usaba kuba urimo abantu usaba kuba urimo ibintu usaba kuba hari ibitekerezo binyuranye ariko kandi byuzuzanya kandi urugo ruba rufite intego rero kugira ngo iyo ntego urugo ruzayigereho nuko nyine rugira ba bantu rukagira bya bintu noneho abari muri urwo rugo baganatekereza ngo mbese ibyo bintu birajerwa gute cyangwa se biracungwa gute abo bantu barurimo baracungwa bate ese ni gute abarugize barushaho kubaho neza kurusha mbere ese ni gute twakongera ubukungu bwacu ni gute twanoza umubano wacu ni gute twakwigisha abana bacu kuko urugo nyine muri uwo mushinga w'urugo hazamo ibyo byose hazamo umubano w'abantu babiri batangira wa mushinga hakaza muri wa mubano w'abantu babiri hakazavukamo n'abandi bantu ndetse n'abatavutsemo bakazaza ku ruhande ari umuryango mugari ari inshuti abo bose rero bagize navuga yuko bagize rwa rugo hari abarugize mu buryo direct cyangwa se mu buryo butaziguye niko babyita yego mu buryo butaziguye harimo n'abaza muri urwo rugo mu buryo buziguye ni ukuvuga uburyo butaziguye ni hahandi umukobwa n'umuhungu biyemeza gushaka biyemeza kuvuga bati tugiye gushinga rwa rugo dukoze umushinga wacu hanyuma rero muri rwa rugo hakazavukamo abana abo bantu uko navuga urwo rusobe uko ari rutatu cyangwa se ayo mashyiga uko ari atatu umugore umugabo n'ababana nibo ba mbere bagize urugo abandi bakaza bashamikiyeho n'uwo mushinga rero ni umushinga urimo byinshi ni umushinga urimo benshi ni umushinga uba ugomba kugira intego ni umushinga ukura
ukura nk'uko n'indi mishinga yose ikura. Ni umushinga ugenda ukura ariko kandi bigaterwa na ba bandi bafashe iya mbere bawushinga. Kuko umushinga wose ugira abantu bawushinga, ugira abantu babitekereza bati reka dukore uyu mushinga. Rero abantu ba mbere babutekereza ni wa mukobwa, ni wa muhungu, noneho kandi uwo mushinga bakawuha umurongo. Ese ko dushaka kugera hariya tuzabigenza gute? Imbaraga zanjye ni izihe, iz'umugabo ni izihe, iz'umukobwa ni izihe, hanyuma tuzabigendanamo gute? Tuzakenera abandi kugira ngo badufashe. Yego. Uravuga uti nari bukikubaze, umushinga wose ugira visionnaire cyangwa se utangira ugira igitekerezo, ariko wari ubikomoje wenda uraza kugenda ubirambura. Ariko umushinga wose ugiye gutangira ufite n'icyerekezo, vision. Ngo umushinga w'urugo abawutegura bafite icyo gitekerezo kugira ngo uzagere ku gasongero cyangwa se uzagere aho bifuza ko uzagende neza. Ubundi vision y'uwo mushinga w'urugo yakabaye iyihe? Urakoze cyane. Ubundi abashakanye cyangwa se ba bakobwa, wa musore n'inkumi bafata icyemezo cyo gushakana, mu by'ukuri inshingano ya mbere y'urugo ni ukubyara, ni ukororoka. Ngira ngo na kera no mu muryango wa kera baravugaga bati umuryango gushaka ni ugushaka amaboko. Umuntu aba ashatse amaboko. Misiyo ya mbere rero, misiyo harya ubwo ni iki mu Kinyarwanda, ubutumwa bwa mbere bw'abashakanye ni ukubyara. Ni ukubyara, ni ukororoka. Ariko kandi ntabwo bivuga yuko icyo ni icyifuzo cya buri wese, cy'umuryango uwo ari we wese ushinzwe, uretse ko wenda turaza kugeraho ab'iki gihe byo byahindutse ibindi. Ariko misiyo ya mbere cyangwa ubutumwa bwa mbere ni ukororoka bakagira abana. Indi misiyo baba bafite ni ugukundana, kubahana, kumvikana, gushyigikirana, kubabarirana, kugira ngo bazashobore kugera kuri ya ntego, cya cyerekezo bifuza guha umuryango wabo. Hari abajya bavuga ngo impamvu ingo zinanirwa kubana, abantu bagatandukana, tukabona divorce zigiye zitandukanye. Bamwe bakavuga bati fondasiyo yabaye mbi. Mu gutangira ntago batangiye bazi icyo bazi. Fondasiyo y'urugo, y'uwo mushinga w'urugo ikwiye kuba iyihe kugira ngo izagire handi bavugaga? Yego, njyewe nyine uko mbitekereza cyangwa se uko nagiye mbibona cyangwa n'abandi twagiye tuganira, ubundi fondasiyo y'urugo ihera muri fiançailles, cya gihe umusore n'inkumi barambagizanya, bagafata umwanya, abo bantu bakamenyana. Umwe akamenya uti kanaka iyo yishimye abameze gute, ashimishwa n'iki ngiki, iyo ababaye abameze gutya, ese iyo ababaye ni gute yoroha, ese ajya yoroha ku buryo kubabara kwe cyangwa se kurakara kwe kumfata igihe kingana iki. Mbese hakabaho intangiriro y'ifatizo. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe abashakanye cyangwa se abafiyanse, abasore n'inkumi bari kurambagizanya, bakwiye kugirana igihe gihagije, cyane cyane igihe cyabo kigashingira ku biganiro. Ibiganiro, ese uyu muntu ibyishimo bye ni ibihe? Ngira ngo ibyo nabivuze. Ese ababarate, ese amakimbirane, niba tugize ikintu tutumvikanaho agira ubuhe buryo bwo gukemura amakimbirane. Ese tuzabyara, ntituzabyara? Ibiganiro byabo bikaba aho ngaho. Ese umutungo wacu tuzawucunga gute? Ese turifuza ko abana bacu tuzabaha ubuhe burere? Ese turifuza ko tuzabana n'umuryango mugari gute? Kuko ntabwo baba baravutse ku giti, baba baravutse ku bantu. Kandi abo bantu bagomba gukomeza kubana nabo bakabashyigikira. Ese tuzajya dushyigikirana gute? Ni ukuvuga ngo fondasiyo ya mbere
ni ukugirana ibiganiro bigamije kugenda bamenyana bakiga hakiri kare uburyo bwo gukemura amakimbirane. Kuko muri iki gihe usanga hariho amakimbirane akenshi ukanasanga afite inkomoko muri cya gihe cya fiançailles, ko baba batiyarigeze bicara ngo bamenye babiganireho batese nituba twashwanye bizajya bigenda gute. Iyo mu biganiriye umwe akavuga ati wenda nidushwana tuzajya, hari ushobora kuvuga ati ngewe iyo ndakaye mfata inguni yanjye ndagendaho kugira ngo dutongane wenda dutukane n'iki, ngewe ndigendera nkasohoka. Undi wenda akavuga ati ngewe iyo ndakaranyijwe n'umuntu mba nifuza yuko twabiganiraho bikarangira. Icyo gihe iyo mutangiye kubiganiraho nibwo mumenya ngo twebwe tuzajya tubigenza gute. Yego noneho kandi bikanashingira kuri kwa kubahana. Buriya wenda umusore cyangwa inkumi ishobora kukwihishamo igafunga za nzira zose zishobora gutuma umumenya. Birashoboka, ariko iyo mwagize amahirwe yo kumenyana igihe kirekire kandi mukajya muganira mudahura gusa ngo murasohotse, yego gusohoka ni byiza, ariko mukavuga muti tuzahura tuganira kuri iki, ubushize twaganiriye kuri iki, twaganiriye uko tuzajya ducunga umutungo wacu, twaganiriye uko tuzajya tubana, twaganiriye uko tuzarira abana bacu. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuganira wenda ese tuzateganya imbyaro dute, n'urugero tuzateganya imbyaro gute, ese hagati y'umwana n'undi tuzashyiramo umwanya ungana iki, ese ninde uzajya ubika amafaranga, ibintu nk'ibyo. Mbese bakagira umwanya mugari wo kuganira, bityo biba fondasiyo ikomeye cyane, kuko bibaha no kumenyana no kumenya n'uburyo n'aya makimbirane ashobora kuvuka, kuko abantu byanze bikunze ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Byanze bikunze abantu bagomba kugira utuntu bapfa, ariko si utuntu dupfuye dukemure dute icyo kibazo mu buryo kandi navuga buri positive, mu buryo butanga umusaruro mwiza. Ariko ukiri aho ngaho hari ikintu uvuzeho mu kanya, uvuga uti mukaganira ni gute tuzakemura amakimbirane mu gihe twashwanye. Abantu bari muri fiançailles urukundo ruba rugurumana, ubwo icyo kintu cyo kuzanamo ngo tuzashwana, hari igihe ahita avuga ubundi tuzanashwana, ugasanga iyo n'ingingo iri ku ruhande ko yamizwe na rwa rukundo rw'ikibatsiro aho ngaho ubwo uyu muntu nidushwana tuzabigenza dute, ntabwo bishobora kugabanya wenda uko avuga ati kumbe wa muntu barateganya ko azanatuma dushwana cyangwa se bizanagenda uko nguko. Aho ngaho rero wenda icyo navuga ni uko mu rukundo rw'abafiyanse cyangwa se abasore n'inkumi barambagizanya, ntabwo bikwiye ko batwarwa n'amarangamutima, kuko amarangamutima, kubakira ku marangamutima mudafesinze cyangwa se ngo murebane, murebe yuko n'ibibazo niyo uri umujene wenyine utarafata n'icyo cyemezo uba uhura n'ibibazo. Ari umukobwa yahura n'ibibazo, umuhungu nawe ahura n'ibibazo. Hanswe abantu babiri bagiye kubana barakuriye ahantu hatandukanye, icyo gihe muba mwihenda, kuko ni uburyo bwiza bwo kumenya ngo ibyo byose nitubana birashoboka ko hari utuntu tuzajya dukubitanaho. Kuko kandi no muri cya gihe cya fiançailles mu by'ukuri uko cyaba kingana kose ntabwo abantu bamenyana, burya bamenyana neza bageze mu rugo. Babanye burya niho n'ubu ngubu uganira n'umuntu umaze mu rugo nk'imyaka 30 akibana wenda n'umugabo we cyangwa n'umugore we, kakubwira ati buri gihe mpora mbona nyine ibintu bishyashya urumva. Ariko ibyo bintu bishyashya bishobora kuza ari byiza cyangwa se binamubangamiye. Ariko niba bikubangamiye uwo muntu ko wamuhisemo, ko wamukunze, ko uzi neza yuko nta muntu utagira intege nke, utagwa mu cyaha n'iki, ahubwo ni gute dushobora kuzakomeza kubana ameze afite izo ntege nkeya, ni gute tuzashobora kubana afite ingeso runaka, n'urugero iyo uzabona wenda mumaze kubana. Ariko ahangaha navuga yuko ntabwo
abasore n'inkumi bari kurambagizanya ntibakwiye kwihenda ngo bavuge bati ubu si uyu nguyu ko avuze ibintu byo gushwana buriya ntabifitemo imigambi. Birashoboka, ibibazo bishobora gutuma hari ibyo mutumvikanaho, ariko se niba hari ibyo mutumvikanaho muzabikemura muti? Muzareka bibatware bibavane mu rukundo n'umubano wanyu na ya ntego yanyu na wa mushinga wanyu mwitangiriye muwisenyere? Ese iki kibazo kirakwiye ko cyadusenyera umushinga wacu? Hanyuma ni mu kuganira nyine bagenda babona yuko bagenda babona igikwiriye cyatuma bashobora kugera kuri ya ntego bafite. Tukiri kuri iki cyiciro cyo gufiyansanya, ni ibiki ukurikije experience, ukurikije ibyo ubona, ukurikije amakuru ufite bijya byirengagizwamo bikaba byakwica wa mushinga utaragera kure? Ikintu cya mbere mbona gishobora kwica, gishobora gutuma ba basore n'inkumi barambagizanya badashobora kugera ku ntego yabo, ni ukwihutisha igihe cyo kubana. Ndumva twigeze kubivugaho, kwihutisha igihe cyo kubana. Ubu hari abantu ugira gutyo ukabona bamenyanye muri iki cyumweru, mu cyumweru biratangiye birashyushye, za telefone ziracicikana, ibintu byinshi, hanyuma ku cyumweru cya gatatu mbese bikagurumana bitewe nuko nyine emotions ziba zihari, ibyiyumviro, uko wiyumva muri wa muntu, ari ibintu mbese ari ibintu byinshi muri we mu byiganira mu rukundo rumubuza amahwemo nk'uko bakunze kubivuga. Noneho rero bikaba byaba intandaro yatuma ba bantu bavuga bati ubwo tumenyanye muri uku kwezi bishyushye nta windi ngewe ndamukunda, nta kindi ndebye uko byaba bimeze kose ngewe ndamukunda. Mu kundi kwezi bagapanga ubukwe. Mu by'ukuri ntabwo baba barabonye umwanya wo kumenyana, umenye ute se uyu muntu ko nabonye ari umuntu urakara vuba, ibi bintu nzabivamo? Ese ko nabonye ari umuntu tuba turi kuvugana mu kanya najya kumva ari kuvugana n'abandi bantu, kandi wenda ibiganiro byaba ari ibiganiro bishobora kubangamira urukundo rwacu, uyu muntu ntabwo yaba ashurashura azanca inyuma. Ntabwo barabonye umwanya mwiza wo kwigana. Ko nabonye dusohoka agasohora amafaranga menshi, yego, ko nabonye dusohoka agasohora amafaranga menshi, aho ntasesa se uyu mwana w'umukobwa ko uyu munsi arambwira ngo ibisuko byashaje, mu cyumweru kimwe mu gitaha ngo ndashaka kujya muri salo, mu kindi mbese uyu muntu ntabwo asesagura. Ese azashobora kumenya kujera amafaranga tuzaba dufite mu rugo? Utuntu nk'utwo ngo ese uyu mukobwa ko namusuye nkasanga yewe nta gasuku kahari, ibintu byandagaye biteraguye hirya hino, si uyu muntu bimeze biti? Ibintu nk'ibyo si uyu muhungu we bimeze biti? Ni ukuvuga ngo rero muri icyo gihe iyo mutashoboye kugirana umwanya uhagije byibura ngo mumenyane, ntabwo muzamenyana bihagije bimwe by'umugore n'umugabo babana umunsi kundi, ariko byibura iby'ingenzi. Icyo gihe rero bishobora kubicira umubano. Ikindi cya kabiri, ariko utarajya ku cya kabiri, hari uvuga ati umusore cyangwa se inkumi akavuga ati imyaka ngezemo ngewe ntabwo nshaka umuntu uzambwira ngo dukundane umwaka, ngo dukundane ibiri, nshaka umuntu uza witeguye ufite gahunda, tugahita tubana tukubaka urugo. Yego, ahangaha ngewe nshobora kwibaza nibyo koko bibaho, ariko se icya mbere n'uwo muzashakana, yego niwe wa mbere, nibyo uramubonye, ariko si uwo muntu muzashakana, uwo muntu ufashe ukavuga uti ngewe uwo ndashaka umugore nta bindi nshaka, ntabwo umenye wa muntu, ntumenye byibura iby'ingenzi. Hari igihe rero mugera mu rugo ugasanga utangiye kuvuga uti siko wa muntu nibeshye kuko, siko wa muntu kuki ntategereje, kuki ntafashe igihe, donc ugatangira kuba muri za rogere cyangwa kwibaza kuki zikaba nyinshi.
za kuki zikaba nyinshi. Wenda ahangaha hari utwumva akavuga ati se ko harimo n'abamara igihe n'imyaka 2 ariko bagera mu rugo bikananirana, ko hari n'ababana n'ukwezi bagera mu rugo bigakunda, ko harimo n'ababana n'ukwezi byagera bagerayo bigakunda. Mu by'ukuri nta sinavuga ngo hari formule runaka, ariko burya aho kugira ngo ibintu uzabibone kubera ko utabihaye umwanya, biba byiza kubibona mbere ukavuga uti niyangaje mbizi neza, aho kugira ngo bizagutungure ujye uhora muri za rogri. Yego niko njyewe mbitekereza. Yego hari akandi gato nari ngiye kongeraho, twari tuvuze kudaha ibintu igihe ariko no kutagira umwanya wo kuganira. Justement iyo mutahanye igihe nta nubwo mubona umwanya wo kuganira. Yego icyo ngicyo nacyo numvaga ari ngombwa yuko nkivuga, kuko iyo abantu batagize umwanya wo kuganira ngo binjire mu buzima nyirizina, binjire mu buzima nyirizina, buri wese amenye reaction cyangwa uko umuntu amera iyo baba yishimye, ibitekerezo bye. Ese umuntu afite ibitekerezo byubaka, ese umuntu aho ntakiri umwana, ntakiri mu byansukisha, mu byangira gute, cyangwa se uyu muhungu ntabwo ari wa wundi ukunda gusohoka mu buryo bukabije, kuko gusohoka si bibi pe, ariko uyu muntu uko akunda gusohoka bikabije, ese bizageraho wenda nitumara gushakana bigabanuke, ese bitagabanutse nabyitwaramo gute? Ukaba warateguye buri kintu cyose gishobora kuba intandaro yatuma mutagendana mu nzira mwafatanyije muri wa mushinga mwafatanyije. Ibyo byose ukabirebaho, kuko buriya abantu bamaze gushaka, haba abasore haba ari n'inkumi, burya ni ikindi cyiciro ugiyemo, ni graduation, uba wimutse mu cyiciro, uba uzamutse mu ntera. Rero iyo ushatse ukagumya kugendera muri cya kigari wari ufite ukiri umujene, burya kenshi biranasenya, kuko ugomba kumenya yuko hari ibitekerezo byawe biri kuri wa mushinga, uriho. Rero abo wasize inyuma, hari abo ushobora gusiga inyuma b'ingirakamaro, birashoboka, ariko noneho bya bigare byo gusohoka, kujya kunywa, kugira gute, bya bindi wakoraga bitari bifite gahunda, ubu ngubu ntabwo ukiri wenyine. Ahangaha ni ikintu gikomeye, ugomba gutekereza yuko utakiri wenyine, ntabwo utekereza wenyine, ntabwo wigira inama wenyine, ntabwo muri babiri, ejo hazaza abandi ba 3 cyangwa 4 cyangwa 5. Icyo gihe rero ntabwo uba ukigenga, kuko hari uwo mwafatanyije wa mushinga, ugomba kumenya uko ibintu bimeze, mugomba kugendana mu ntambwe zanyu mugana kuri ya viziyo yanyu se, cyangwa ya ntego, cyangwa cya cyerekezo mwahaye cyangwa mwihaye. Yego hari igihe usanga abantu bamaze kubana, ugasanga mwari kuvuga ati ibyo yambwiraga ndabona bidahari. Mbere twarakundanaga, twarasohokaga, nabonaga nyitaye haba mbona nkunze, ariko ngubu sinkibona, inshingano zabaye inshingano, mbona ari muri ibi ngibi ntagakinyitaho. Icyo gihe nuko mu bijyanye na ya fondation na ya fiançailles hari ibyo wenda ubutaraganiriye ngo umenye koko niba ibyo bintu azabikora, umenye ngo iyo umuntu amaze kubana bigenda bite, ese biragabanyuka cyangwa se biriyongera, nuko biba bitaraganiriwe cya gihe, cyangwa se kuko aba atakikwitaho, cyangwa se yarakuburiye umwanya. Ntabwo aba atakikwitaho, kuko inshingano ziba zarahindutse. Inshingano ziba zarahindutse, ibyo gutekereza biba ari byinshi. Ni umushinga nyine, ni umushinga, kandi ni umushinga mugari. Ni ukuvuga ngo umukobwa cyangwa se n'umuhungu ashobora kubitekereza gutyo, ati wenda ntakinyitaho, ntitugisohoka. Ntabwo mugisohoka kubera impamvu, ubu umushinga wanyu waratangiye, urabasaba amafaranga, gusohoka ni kuri gahunda, kuko no gusohokana ni byiza, ariko gusohoka ntibivuga ko ari gusohora amafaranga y'ikirenga. Mushobora gusohoka mu buryo bworoheje, birashoboka, ariko ni ibintu byo gukora muri gahunda, kuko buriya nk'uko twagiye tubivuga, mu rugo hagomba kuba plani, hagomba kuba uburyo amafaranga ari busohoke.
ntabwo amafaranga agomba gusohoka gusa mu birebana n'ibintu n'amafunguro n'imyenda y'abana se cyangwa iyanyu na za social wenda tuzatwerera abakanaka muri ya plan cyangwa muri ya hari iteganyabikorwa rijyana n'amafaranga n'igenamigambi. Ibyo byose bigendana n'amafaranga. Hakabamo na ka kantu ko kuvuga ngo tuzajya dusohoka. Ahangaha rero iyo gahari, iyo mwabiganiriye, kuko nabyo ni ibintu byo kuganirwa mbere, mukabitekerezaho nyine nk'abantu batangiye kuba bakuru, mukavuga muti ibyo ari byo byose ubwo tuzaba tumaze kugera mu rugo, ntabwo uku nguku twirirwaga buri samedi duhura dutembera tugira gute, bizagabanuka kubera ko tuzaba dufite ibindi bintu, umushinga wacu dushaka ko waguka ugakura, hari ibyo tuzagabanya birimo ibyo ngibyo, birimo izo gahunda zo gusohoka bimwe bakoraga igihe n'imburagihe. Rero ntabwo ahangaha ntekereza yuko umukobwa waje ashaka kubaka, wafashe icyemezo ashaka kubaka, ntekereza yuko atatekereza gutyo, ahubwo yagira inkeke abonye babikora buri munsi nkaho nta cyabaye, nkaho nta stati yabo itahindutse cyangwa se imibereho yabo itahindutse, nkaho umushinga wabo badashaka yuko ukura. Ibyo rero nabyo ni ibintu byo gutekerezwaho mbere yuko abantu bashakana, bakumva yuko nibagera mu mushinga wabo hari ibyo bakoraga bitazongera gukorwa, bazaba bari gutekereza kubyara n'urugero, bazaba bari gutekereza wenda kwegeranya ubushobozi bwabo bakubaka akazu n'urundi rugero, bakagura ikibanza n'urugero, bagashinga akabutike aho ku ruhande kagenda kabafasha kongera ubushobozi bw'amafaranga, bagasura ababyeyi, bagasura inshuti, kuko ibyo byose ni ibigize ubuzima. Turagiye noneho tugeze mu rugo, abantu bamaze kubana, ariko nk'udukurikiye ashobora kuvuga ati hari inama agenda agirwa n'abashatse, akavuga ati nushaka uzabireke, abandi tuzashake ni byiza ntacyo bitwaye, ndetse hakaba n'abavuga bati mfashe icyemezo ngiye cyo kubyorora n'abazigiyemo byaranze. Ni iki iyo abantu bamaze kubana, ni iki kiriyo hariya utararujyamo akwiye kuvuga ati ningeramo nzahura n'ibi ngibi, ntabwo bizantugura, nzaba narabyiteguye. Kuko nyine usanga uko kutamenya ngo bimera bite, buri wese ahabwa amakuru n'uwagezemo ahuyemo n'ibindi, agahabwa amakuru n'undi wageze mu rugo agaburamo n'ibintu bitandukanye bya mugenzi we, ugasanga bimuteye kwibaza, kumbe ni uku nguku urugo rumera. Iyo abantu bageze mu rugo, urugo rumera rute? Ntabwo umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu yiga iby'urugo arugezemo. Buriya byanze bikunze hari ibyo aba yaravanye iwabo, hari ibyo aba yarabonye mu baturanyi, hari ibyo aba yarabonye mu nshuti ze, ibyo nabyo bikagenda bimufasha. Rero kuvuga ngo ni ibiki biba mu rugo, biba bihindutse kubera yuko namwe mwahinduye stati, mwahinduye imimerere, mwahinduye ubuzima bwanyu. Ntabwo umuntu akigenga, mwakoze nari ngiye kuvuga ngo ishyira hamwe cyangwa se koperative, ariko ntabwo mukiri umwe akigenga, ahubwo mwabaye abantu babiri, ariko mugomba gutekereza, mufite inzira imwe yo kujya muri kugendana, mugomba kugendana muri iyo nzira. Rero mugomba kugendana n'ibigize bwa buzima mugiye kujyamo, tuzabifatanyamo gute, tuzabigendamo gute, za experience twabonye cyangwa se ibyo twabwiwe n'abantu. Ibyo ari byo byose Sam, hari umuntu uyoberwa yuko icyo ari cyiza cyangwa icyo ari kibi? Hari ubiyoberwa? Nta muntu ubiyoberwa. Ariko hari nk'ubutumwa abantu bagenda baha abandi, ugasanga wenda nko muri za bride shower, bya biganiro abana b'abakobwa bagirirwa bagiye gushyingirwa, sinzi niba n'abahungu babigirirwa, ariko nabo baba bakwiye kubigirirwa, gusa nyine uburyo bikorwa. Ugasanga umwana w'umukobwa baramubwira bati umva niko zubakwa, abagabo bose nuko nguko bameze. Ugasanga umwana baramupakiramo amakuru amutera ubwoba, ati nubona umugabo atashye ameze gutya yakoze ubuzamenye ibi ngibi, kandi abantu atari bamwe.
abantu ntabwo ari bamwe, abantu n'urugo n'ingo ntabwo ari zimwe. Ingo twese tuzibamo, ariko uko Sama azajera urugo rwe n'uko babana ntabwo ari ko iwacu bizagenda. Ariko twese icyo tuba dukwiye guharanira ni icyiza gituma abagize rwa rugo babaho neza. Kubaho neza ntabwo ari uburyo bw'amafaranga gusa cyangwa uburyo bw'ibintu, mu buryo bwo gutekana mu mutwe, mu buryo bw'umunezero. Ibyo byose akaba ari byo abantu baharanira. Ariko uko kwa Samu babayeho ntabwo ariko iwacu tubayeho. Nta n'urugo rusa n'urundi, ahubwo icyo rumwe rwarusha urundi ni uko hari uruharanira ibyiza, rukavuga ruti twebwe iwacu nta mahane azahaba, nanahaba tuzagira uburyo bwiza bwo kugira ngo ayo mahane tuyakemure, nta makimbirane azahaba, nanaba tuzagira uburyo tuyakemura kandi dukomeze kubana. Iwacu hazabaho ubufatanye. Ntabwo umugore wanjye yazamuvunisha, ntabwo umugabo wanjye nzamuvunisha, hazaca nanjye ncangaha dushyire hamwe. Ibyo ngibyo bikaba kimwe mu bizatuma mushobora kugera kure mwifuza n'urugo rwanyu rukabamo amahoro. Ahangaha icyo ngewe navuga ni uko ntacyo nakubwira, ntacyo navuga ubu ngubu ngo uzagenda ukihasanga. Oya, icyo uzahasanga cyangwa ikizahabera bizaterwa namwe. Nimuharanira icyiza, mugaharanira gukundana, kwizerana, kubahana, gufatanya, kugira ubumwe, ibyiza muzabibona muri urwo rugo. Ariko nibakora ibinyuranye n'ibyo, nyine bazabona ibibi. Icyo ngicyo nicyo nabivugaho. Urakoze cyane. Hari ikintu kiba mu rugo usanga iyo cyajezwe nacyo cyacuzwe nabi nacyo kijya giteza ibibazo. Ugasanga niba nkiri umusore mfite uko nari nitereye nuko numvaga ibintu, ariko umushinga w'urugo ntabwo ari umuntu umwe. Ngeze mu rugo ndi kumwe n'umugore wanjye tubana. Ikintu cyo kurekura ibibangamira mugenzi wawe, ariko atari uko wowe ukarekura, atari uko ubishaka wenda ukavuga uti ndabizi ko mbikunze ariko kuba bibangamira mugenzi wanjye reka nemere ndekure. Kigira uruhe ruhare cyangwa se kivuze iki mu mibanire y'abashakanye no gukomeza wa mushinga wabo wo kubaka umuryango ukomeye? Urakoze. Ni ikintu gikomeye cyane kwiyambura ibibangamira mugenzi wawe mu nyungu z'umuryango. Ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga mu mibanire y'abashakanye, abo bantu baba barahuye, bararerewe ahantu hatandukanye. Abo bantu baba bararezwe mu buryo butandukanye, barahuye n'ibintu bitandukanye, bateye mu buryo butandukanye. Icyo gihe kwiyemeza kuvuga ngo rero nubwo nakundaga gusohoka, nakundaga kiriya kigare, ntivuyeho kubera impamvu imwe, ebyiri, eshatu, enye. Ahangaha harazamo ikindi kintu gikomeye. Harazamo ikintu cyo kuvuga ngo mugenzi wanjye, umugore wanjye, umugabo wanjye yangiriye inama, izi nama 1, 2, 3, 4, 5 yangiriye inama kuri iki kintu nkora, kiramubangamiye, wenda kibangamiye n'inyungu z'umuryango. Kuko iyo cyamubangamiye nuko kiba kibangamiye n'inyungu z'umuryango. Icyo kintu gishobora kubageza kure, gishobora kuzana amakimbirane n'iki. Iki kintu rero kubw'inyungu z'umuryango, kubw'urukundo mfitiye mugenzi wanjye, kubw'urukundo rw'abana, ku gaciro kanjye n'ak'umugabo wanjye n'ak'abana banjye, iki kintu ndakiretse. Iki kintu ni ikintu gikomeye. Abantu kiragorana kuva ku bintu wakundaga, kuva ku bintu wari warashyize imbere ukabireka kubera inyungu z'umuryango. Uba ni irindi buye rikomeye uba ushyize muri wa mushinga. Kandi ariko nteye ugomba kunyakira uko nteye. Nyine ntabwo n'ubundi ntabwo umugore azaza aje guhindura uko uteye. Ntabwo umugore ntazaza aje guhindura umugabo uko ateye cyangwa umugabo uko ateye. Ariko igihe wowe ufashe icyo cyemezo, uti ibi ngibi ndabiritse, sibyo? Igihe ufashe icyo cyemezo uti ibi ngibi ndabiritse bitewe n'inama mugenzi wawe yakugiriye,
ni ikintu kiri pozitifu, ni ikintu cyiza, ariko hari imiterere y'umuntu, uko umuntu yavutse udashobora guhindura. Igihe rero udashoboye kubihindura, umwakira uko ari. Yego. Ni ukuvuga ngo mu bashakanye cyangwa se no mu buzima busanzwe, none se abantu ntushobora kubana nanjye se, ni urugero mu buzima busanzwe ukaba uzi yuko ndi umuntu w'umunyamahane, urumva ndi umuntu wumva bitinze, kuko hari abantu bumva bitinze, ngira umujinya, none ukavuga uti uyu muntu uko agira umujinya, iyo agize umujinya amera gutya na gutya, noneho nzajya mbigenza gute? Ndaceceka, ndamuhungaho gatoya, hanyuma rero namara gucururuka, kuko ndabizi umujinya ugira uko ugenda ucururuka, turaza kuvugana. Uyu muntu iyo nakosheje cyangwa se twagiranye ikibazo, abashaka ko turaza tugatuza tugacika tukaza kubiganira. Yego. Hari n'uwabishaka direct. Hariho n'igihe umuntu ashobora kuba avuga ati ubwo arakara gutya, reka njyewe mbe ngiye mu turimo cyangwa se mbe nisohokeye, umugabo akavuga ati reka mbe nigendeye da, ndaza kugaruka ibintu yatuje tubone kuganira. Yego, icyo gihe urumva ko ni ubwenge bukomeye cyane, ni ubwenge bwo kumenya kubana n'umuntu. Ntabwo uzabana n'umuntu buri gihe mwumvikana ku bibazo, ko mwumvikana mu bitekerezo. Uzahura n'ubundi n'umuntu mutumvikana ku bitekerezo, ariko mugira naho muhurira, cyangwa ugira uburyo umufata kugira ngo muze kugira aho muhurira. Muri bwa burakari aracuba, reka mbe ngiye gatoya ndagaruka byagize, hanyuma rero tuze kugira uburyo tuganira. Uvuga iki noneho kubafatira abandi mu ntege nke zabo, gasanga niba ageze muri bwa burakari kubera ko nanjye amimukireka, noneho mvuga ibyinshi bimurakaza kurushaho kubera agahinda yanteye nanjye mwumvishe? Icyo gihe rero nyine ni ukuvuga ngo biba bikurura intonganya, bigakurura amakimbirane, bigakurura umwiryane, bigatera impagarara niba mufite abana se cyangwa n'abandi bantu baba mu rugo. Ariko ntekereza yuko inzira nziza yo kugira ngo abantu bashobore kuganira nyuma yo kurakaranya ari ukubanza ukareka wa muntu agacururuka, hanyuma mukaza kubiganiraho, bitari ukubireka. Kuko harimo n'abafata icyemezo cyo kuvuga ati namara gucururuka birarangira ubuzima bukomeze. Oya, icyo gihe uba uri kugenda upfuka igisebe. Ugenda upfuka igisebe. Ariko iyo navuga uri umunyabwenge, uri wa muntu ushaka amahoro, uri wa muntu ushaka umutekano, uri wa muntu ukunda wa muntu warakaye, wa muntu wawe warakaye, wa mugabo wawe warakaye cyangwa se wa mugore wawe warakaye, umuha umwanya wo kugira ngo acururuke, hanyuma mukaza kuvugana. Naho iyo umwe ateye hejuru n'undi agatera hejuru, aho ni hahandi umujinya ushobora kugira gutya, tumufata wegura ikiri aho hafi, ugasanga uremye mugenzi wawe uruguma, byamara kuba ugasanga utangiye kwicuza uti kandi umugore wanjye namukundaga, umugabo wanjye namukundaga rwose, mumbabarire ni umujinya n'iki. Ahangaha nyine ni kwibuka yuko wa muntu mubana ni umuntu ushobora kurakara, ushobora kwishima, ushobora kugira gute se, ushobora gufata ibyemezo runaka. Ahangaha rero ikirimo cyiza cyangwa se kirimo gikwiriye ko abantu bakora ni uburyo bwo kuganira mu mahoro, ariko ukamenya ngo uyu muntu ndamuganiriza ryari, ndamuturuka hehe, kugira ngo tuze kugira aho duhurira dukemura cya kibazo cyatumye dutera hejuru mu mahoro. Nta cyatuma rero abantu babiri mu by'ukuri badashobora kuba baganira. Icy'ingenzi ni uko muba muzi ngo tugamije iki, ese ibi ngibi aho ntibigiye gutambamira wa mushinga wacu. Yego, wa mushinga urakomeye no kugira amakuru ndetse no kwiga. Tugira mu bijyanye n'imishinga icyo bita isesengurabikorwa cyangwa se igenzurabikorwa n'ikurikiranabikorwa mu nita n'ingano evaluation. Mugeze mu muryango
ni ryari cyangwa se bikorwa bikwiye gukorwa gute kugira ngo birebe dutangira umushinga wacu twari dufite izi ntego none tugeze ku ntego zacu twari dufite icyo gihe bikwiye gukorwa bite n'ibiki bikwiye kurebwa kugira ngo muvuge umuti umushinga wacu intego tumaze kujya cyangwa se tumaze kugera turi mu cyerekezo cyiza cy'uko na bya bintu twifuzaga hahandi kuri apoje tuzagerayo. Urakoze cyane. Kugira ngo abashakanye bamenye bati turi kuva aha turagera aha, ni ngombwa yuko nyine bagira uwo mwanya wo kureba ngo ese tubigezeye, niba twari dufite muri wa mushinga mugari w'urugo habamo indi mishinga mo hagati, imishinga yo kurera abana, yo kubaka, yo kugira imitungo, ndumva twagiye tubivugaho. Icyo gihe rero ni ngombwa ko abashakanye bagira umwanya uhoraho wo kuganira kuri iyo mishinga inyuranye bafite muri wa mushinga mugari munini. Tuvuge wenda niba ari nko ku burezi bw'abana, ni urugero, wenda umwaka uratangiye bakareba bati ese abana bacu bari kwiga bati, ese bari mu kigo kibafasha kwiga, ese uruhare rwacu ni uruhe, ese ndataha ari papa ari mama bitewe na buri wese umwanya afite, ndataha nkareba ibyo abana bize. Icyo gihe iyo mwafashe cya gihe gihoraho, niba ari rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu kwezi, ko kureba uko ibintu mugenda muri kubikora, uko urukundo rwanyu ruri gukura, kuko ntabwo ari ibintu gusa, kuko byose bishingira ku rukundo. Uko urukundo rwanyu ruri gukura, uko ibibazo mwagiye muhura nabyo, uburyo mwagiye mubikemura, niba mwaranarakananije mukagira n'umwanya wo kugira ngo muganire uburyo icyo kintu wenda cyari gifite impamvu cyangwa cyari gifite ukuri cyangwa nta kuri bifite, ni ukuvuga ahangaha ni ugushaka igihe cyo kuganira kuri buri ngingo, buri nguni igize urugo. Niba ari ku bana mukavuga muti mu cyumweru gitaha kuri cya gihe n'ubundi twiyemeje tuzaganira, tuzareba uburezi bw'abana, ko tubona abana bacu, dore tumaze kugira abana bamaze kugera mu bwangavu, ni urugero, dore dufite abana b'abahungu bagiye kuba ingimbi, turabafasha duti, dore wenda nasanze ari kureba amafilime ameze gutya na gutya na gutya, dore yamajije gutya na gutya, tubigenze guti. Aho ngaho ni ku bana. Wenda hakabaho n'ikindi gihe muvuga muti tuzaganira noneho ku mutungo, wenda niba mwaravuze muti tuzakora saving yo gukora umushinga runaka, kugura ikibanza, kubaka, kugira gute, gukora business. Nuko ese umushinga wacu ugeze hehe? Uko amafaranga twayakoresheje muri ubu buryo tugatandukira, byari ngombwa ntibyari ngombwa, ni gute twakongera amafaranga twafashemo ya wa mushinga tukongera tukayasubizamo. Hakabaho icyo gihe gihoraho cyinjira mu buzima bwanyu cyo kureba ngo bigeze hehe, tugeze hehe muri ubu buzima, mu buzima bw'ubukungu, mu buzima bwo kurera, mu buzima bw'urukundo rwacu, mu buzima bwo kubana n'abandi, famiye ngari, imiryango yacu tuyibaniye duti, inshuti tuzibaniye duti. Icyo gihe cyo kuganira, mukajya muganira kuri ibyo bintu byose bigize ubuzima bwanyu, bituma ubuzima bwanyu burushaho kuryoha. Avuga ati ko twagiye mu mishinga y'iterambere tukareba abana twakora ibiki, twebwe ko twiyibagiwe. Ntibagomba kwiyibagirwa, kuko abo ngabo nibo ntandaro ya wa mushinga mugari. Kandi intandaro ishingiye ku rukundo, nabo rero bagomba guhora babagarira rwa rukundo. Urumva barubagarira, barushaho gukundana, ukamubwira ngo waramutseho, waraye neza, niba ugiye ku kazi umunsi mwiza, abana mwige neza, mugire gute, niba uvuye ku kazi watashye mbere, kuko ubu ngubu nta mirimo y'umugore nta y'umugabo, byose biba bishingiye ku kubahana, gufatanya
no gukundana n'icyizere mugirana. Waba wageze muvuye mu kazi, waba wageze mu rugo kare, ukaba wenda wamutekera akacyayi niba ariko akunda, mbese wamucaringa, wamufata neza, wamwereka yuko muri kumwe ukimukunda. Ibyo bimenyetso byose nabyo bikabaho. Igihe rero hari byatangiye kubica intege n'iki, muri cya gihe mwihaye cyo kuganira ku bibazo by'urugo, nayo ikabasije. Kuko iyo mwagiranye ikibazo aho ngaho, bya bindi byose muri kubaka biba ubusa. Ari ba bana mushaka kurera, ari ya mitungo na bwa butunzi na ba bantu mushaka kugira, ibyo byose birasenyuka. Kuko imbuto nyayo mwashingiye, imbuto mwateye igomba kumeraho bya bindi byose iri gupfa. Imbuto y'urukundo iri gupfa. Yego, urakoze cyane. Hari ikintu umukuru w'igihugu yagarutseho mu minsi ishize, amasengero yo gusabira igihugu no gusengera igihugu. Yavuze ku muryango, avuga ibintu bitandukanye, ndetse anavuga n'igihe abashakanye umwe atangira gutekereza ati ndumva nagenda, avuga ati ni gute abantu babiri bananirwa kubana. Muri uwo mushinga hari igihe umuntu ageramo akavuga ati ariko ko ndi kubona izi mpinduka, aho sinaba naribeshye, wongeye nkishakira undi cyangwa se nkafata umwanzuro wo kuruvamo, ntabwo nahora n'abandi beza kuruta uyu nguyu. Umuntu ufite ibyo bitekerezo, ese koko ashobora kuvamo akaba yagenda akabona abandi beza baruta wa wundi? yamara amazu kuko ngo harya ngo wirukana ngo umugore ugira gute, uguguna igufu ukazana urimira bunguri. No kuri uwo mugani avuga ngo ushaka gushaka ngo nk'uko nyina yashatse amara amazu. Aha ngaha wenda icyo ushaka kuvuga, ntabwo ari buri gihe wenda ushobora kubivamo ngo n'ubundi bintu bikubere bibi. Urumva, wenda hari bishobora kukubera byiza, birashoboka, ariko ntabwo ari cyo muba mwarifuzaga. Mu by'ukuri abo bantu bajya, umwe mu bashakanye gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndagiye, ubundi cyakagombye kuba uko njye mbitekereza, ari mu bihe bikomeye. Ndatanga urugero, niba ari umugore cyangwa umugabo, kuko n'abagore basigaye bafite ingufu, nabo ngo bararwana, ntabwo ari ngo tujya tubibona. Akaba yafata muri za ntege nke z'umubiri agira, ariko akaba yafata nk'ikintu aho hafi aho ngaho afashe pafu akabakubisa umugabo. Hari n'abagabo basigaye bivugira ati turakubitwa rwose. Harimo n'abagabo bavuga bati turakubitwa. Ariko nyagasani Imana yanjye, ni ibintu nabyo nyine biba bibabaje, ni ukuri pe. Ubundi abantu bashakanye bakundana bagafatanya umushinga, kugeza umwe afata umuhoro, undi agafata umwuko, undi hari ahantu nigeze gutura, umugore akubita umugabo umwuko, turayoberwa, tubura uko tubigenza, twihuta tujyana umuntu kwa muganga. Ariko ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga rero ngewe icyo ntekereza ni uko aba bantu bajya gutandukana ari ibintu, cyangwa ugafata icyo cyemezo ari ibintu bikomeye. Igikomeye ni cyangwa nshaka kuvuga wa muntu ufite violence cyangwa ubugome, gukomeretsa, kubabaza. Ushobora kubabaza, kutambabaza umubiri ariko ukambabaza umutima. Uhora umbwira amagambo aca intege, umbwira ububi, dore uko gisa, ni ubundi naribeshye, ni muntu ki mu miterere no mu migirire, umugome, uri mubi, ni wanyu nagiye kugushaka n'ubundi barambujije. Urumva, amagambo nk'ayo ngayo, bishoboye nanakwica, mbishoboye nanakwica. Ayo magambo cyangwa se uko gukomeretsa, icyo gihe iyo byageze aho ngaho, ukiza amagara yawe. Hari ubuyobozi, hari abajyanama abantu baba bafite, hari iki, ariko ugakiza amagara yawe. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana 100%. Ariko kandi harimo n'abantu bajya gushaka mu by'ukuri asa n'umuntu udafite impamvu yo gushaka. Ati ngewe ningerayo ngewe akambwira nabi, ngewe nzahita nitahira, ibyo se ni ibiki? Ningerayo akanyicisha inzara,
ashobora kukwicisha inzara, mushobora kugira inzara atari we wabiteye, adafite akazi wenda, ariko aho ngaho uribaza ngo njyewe harya ko ari njye twafatanyije uyu mushinga, njyewe niba umugabo bitameze uko byari bimeze tujya gushakana, kuko harimo n'abashaka bagiye gushaka amafaranga, bagiye gushaka imodoka, bagiye gushaka amazu ku mpande zombi, ku mukobwa se cyangwa ku muhungu, ni ibintu bibaho. Iyo ibyo ngibyo wagiye gushaka iyo bibuze, birumvikana nyine wihutira no kubivamo. Ariko noneho niba wari ufite indi mpamvu yo gushaka umuryango, gushaka abana, gutera imbere mufatanyije, ntabwo azagira ubukene ngo uvuge ngo yanyicishije inzara. Ahubwo wakwibaza uti njyewe ko ari njye twafatanyije uyu mushinga, uruhare rwanjye ni uruhe, nkora iki kugira ngo ubu bukene tubuvemo? Niba ugezeyo akarwara se uzahita umuta kuko yarwaye, ari wowe se warwaye, azagute? Buri ikintu buriya cy'ingenzi no mu buzima busanzwe, iyo wiyerekejeho ikintu, ikibazo, wumva yuko na mugenzi wawe utakimukorera, ukumva uko wabayeho. Niba ntayo umugabo wanjye kubera ko yakennye, kubera ko hari ibibazo mu rugo atari kubasha gukemura, reba impamvu, urebe njyewe nakora iki, twakora iki njye nawe kugira ngo iyo situation tuyivemo, kuko muba mwarasezeranye kubana mu bihe bikomeye no mu bihe byiza. Ahangaha rero njyewe nkavuga nti hari impamvu zikomeye zatuma uva mu rugo, ariko hari n'impamvu ziba zoroshye, usanga hari ingo nyinshi cyangwa abashakanye benshi bashingiraho bakaba basenya wa mushinga wabo. Ejo akajya gushinga undi, akajya gushinga undi, urumva? Umuntu akazahora muri ibyo, atakaza imbaraga ze ziri zo mu bitekerezo, imbaraga z'umubiri. Ikindi hakabaho no kwikunda. Ese rwa rugo uba warashyizemo babana, ibyo byose Imana irema umugore n'umugabo yabahaye ya misiyo yo gutanga ubuzima, kubyara. Iyo umubyaye ejo ukazongera ukajya kubyara ahandi, ejo ukazongera kujya kubyara ahandi, ibyo byose ni ibibazo uba uri gukereya cyangwa se uba uri kurema mu muryango wawe. Mu muryango wawe, kandi wenda warashoboraga kugira ubundi buryo ukemura ibibazo bitaragera aho ngaho. Ariko aho ngaho banyumve neza, aho bikomeye bishobora kwica umuntu, bishobora gutuma umuntu abura ubuzima, aha ngaha nyine birumvikana usama amagara yawe. Kuri wowe uravuga uti impamvu yatuma umuntu ava muri wa mushinga akigendera ikwiye kuba impamvu yo gukiza amagara ye gusa. Ni ugukiza amagara ye no gukiza amagara y'abanyu, za mbuto mwaremye mwatumye zibaho. Yego. Ubwo turagenda tunagana ku musozo, iyo umuntu afashe umushinga wo guhinga inyanya, anategura uburyo cyazarinda ibyonnyi, agategura uburyo cyazatera imiti kugira ngo udusimba tuzarya za nyanya zigapfa. Yego. Ubona abantu babitekereza bakavuga ati reka ntegure ibi n'ibi ni bimwe mu bisenya urugo, ibi n'ibi ni bimwe mu bishobora gusenya wa mushinga w'urugo. Ukavuga ati reka nshyire izo bariyeri zirinde bya bintu bishobora kunyangiriza wa mushinga wanjye w'urugo. Bitekerezwa na bake, kuko deja iyo abantu batangiye gutekereza bati uyu mushinga wacu rero tumaze gushyiraho, kugaragaza ibyo tuzakora, uruhare rwacu, uburyo tuzajya dukemura ibibazo byacu n'iki, reka noneho tunashyireho n'ibintu bizarinda. Ingamba z'ubwirinzi n'ibyo ari. Urumva ni ibiki bizarinda urugo rwacu. Iyo abantu batangiye kubitekereza gutyo, byanze bikunze abantu bagera kure, kandi bwa bwirinzi bashyizeho bagahora babwibukiranya muri bya biganiro byabo. Wenda aha ngaha natanga nk'urugero, bimwe mu bintu bishobora kurinda rwa rugo rwabayeho cyangwa bishobora kurwangiza, hari nko gutakariza mugenzi wawe icyizere. Aha ngaha bariyeri se cyangwa ubwirinzi ushyiraho ku rugo rwawe ni ukwizera mugenzi wawe. Iyo wamutakarije icyizere,
ubwo bwa bwirinzi buba bwavuyeho. Ni ukureba kuki namutakarije icyizere, ahubwo se tukanibaza wa mwanya umuntu turawugira wo kwibaza ngo kuki Samu namutakarije icyizere. Iyo ubashije kumenya impamvu wamutakarije icyizere, wongera gushyiraho ubundi burinzi burenze bwa bundi. Yego, noneho ukavuga uti uru rugo rwacu rero ni urwa Samu n'umugore wanjye, ni urw'umugore wanjye nanjye. Rero ibibazo byacu cyangwa se bambwiye ngo, numvise bavuga ngo, ibyo ngibyo ntibizagera iwanjye, nshyizeho uburinzi. Yego, ntabwo ibyo ngibyo nta muntu uzava hanze ngo azambwire ngo umugore wanjye namubonye ari gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ngo ibyo bintu mbiha agaciro. Donc abantu abashakanye bagashyiraho uburinzi butuma barinda ibikorwa byabo, barinda ubuzima bwabo. Abana bacu reka dushyireho uburinzi bumeze gutya, tubashyire mu ishuri, tubakurikirane mu ishuri rimwe mu kwezi cyangwa kabiri mu kwezi, tujya kubareba, tujye mu mubano mwiza na mwarimu, tumenye umwana wacu ibibazo afite, tumubwire natwe uko bimeze. Donc niyo nayo ni bariyeri, nayo ni bariyeri. Noneho mu rukundo rwabo nabivuze, kuba utakigirira mugenzi wawe icyizere, gukeka mugenzi wawe, gukeka buriya nabyo bisenya ingo cyane. Iyo bariyeri yo kwicara ukeka umugabo wawe cyangwa umugore wawe, yavuganye na kanaka, ese ari kuvugana nani, ese ko yatinze kuri telefone, ese ko yatinze gutaha. Urumva icyo kintu ukubaka inkuta zishobora gutuma wa mubano wawe n'uwo mwashakanye ukomera. Ukavuga uti nubwo yatinze gutaha, nubwo yatinze kuri telefone, nubwo ahuze, reka nizere ko ari byiza, nta kibi yaba ari gutekereza, ntacyo bari kungambirira. Iki gihe nyine abantu bakanavugana, ariko ngo muri iki gihe nyine ngo bisigaye biri ukundi, umuntu akaba ari muri ibi akabeshya akagira gute. Nyabuneka abashakanye niba mufashe icyemezo cyo kubana, nimushingire ku rukundo kandi ukunda uwo muntu nyine nk'umugabo wawe. Ntabwo bivuga yuko udashobora kugirana ubucuti n'abantu mukorana, n'abandi abantu mukorana, abantu muhurira muri business n'iki, birashoboka. Ariko ukamenya ngo ubwo bucuti bushingiye kuki. Ukamenya yuko umugabo wawe ni umugabo wawe, mufite uko mugomba kubana mu mabanga yose y'urugo. Kandi hakabaho kubahana, kuko iyo watangiye guca hirya no hino, kubahana biba byavuyeho. Kuri icyo cyo gushyiraho bariyeri, binavuga kwisobanukirwa. Hari uvuga ati njyewe iyo umuntu andakaje cyane ngira reaction ikomeye, ati ubwo uzajya ndakaza nzajya ntuzana igendere kugira ngo ntaza kugira reaction nkaba namukomeretsa bakamvuga ntirereye abana. Ndakavuga ati iyo umugore ambwiye gutya cyangwa se umugabo ambwiye gutya, bituma mvuga amagambo mabi cyane amukomeretsa. Ati ubwo nayambwira reka nshaka ahantu mitangira kugira ntaza kuvuga aya magambo, nkaza kurangiza nsaba imbabazi nisegura. Kugira izo bariyeri kuzishyiraho binavuga kwisobanukirwa ndetse no gusobanukirwa icyo ugamije kugeraho. Tugana ku musozo, nihe nama watanga usa nk'ukubira hamwe ibyo twaganiriye mu bijyanye no gutegura umushinga w'urugo ndetse no kumenya aho wifuza kuzawerekeza? Kubera yuko hari n'abajyamo nk'uko babivuze, avuga ati reka nshake ko imyaka yanjye igeze yo gushaka, reka nshake ko abantu bari kunshyira ku gitutu ngo nararengeranye, akajya mu rugo nyine, akajya mu muryango uko akatatekereje ibyo ngibyo byose. Icyo navuga kurambagizanya k'umukobwa n'umuhungu, ubuzima bwabo butarangirira kuvuga ngo turashakanye. Bagomba kubanza gutekereza no kugira umwanya wo kuganira, kugira umwanya wo kumenyana, kuganira ku buzima muri rusange bwaho bari kugana, kuganira ku rukundo rwabo, kuganira ku kubabarirana, ku kwihanganirana, ku burere bw'abana, uko bazacunga umutungo wabo, uko bazabana n'abandi bantu. Ibyo bintu bakabitekereza mbere y'uko binjira muri rwa rugo, uko bazakemura amakimbirane. Ibyo bintu bakabitekereza mbere y'uko binjira muri rwa rugo. Hanyuma kandi bakumva y'uko ubuzima bwabo bw'abashakanye bugomba gushingira ku rukundo, ku kubahana,
kugufashanya no kugirana ubumwe. Ibyo bintu uko ari bingahe nka bine hari mvuze: urukundo, icyizere, kugirana icyizere, kubahana, gufatanya no kugirana ubumwe. Ibyo bintu uko ari bitanu, iyo byose mubikubiye hamwe mukabigira ibibaranga, mukabigira ibizaranga urugo rwanyu, abashakanye babaho neza mu byishimo. Bitavuze ko bazabaho nk'abantu batagirana ibibazo, ahubwo bazaba bafite uburyo bwiza bwo kubikemura bakaryoherwa n'urugo.